ndabashimiye kandi ndacyabakunda. Ni muri MT22 Music ikomeje kubifuriza ibyiza amanywana nijoro, kandi murabizi ko mbakunda ngira ngo nta nubwo ninginga kubibabwira, umutima wanjye urabyumvamo rwose nta kibazo. Hanyuma rero mu bihe bishize ngira ngo isomo duheruka gushyira kuri YouTube ryari isomo rya inversion, okay, cyangwa se inota rimwe ariko mu butatu, tukabyita l'enversement mu rurimi rw'igifaransa. Hanyuma rero turacyakomeje n'ubundi, ndagira ngo iri somo ryose mubashe kurimenya kuko abagiye barinsaba ni benshi kugira ngo bamenye imikorere y'amakode, uburyo igiye positions zitandukanye mu inversions. So now rero twabonye do, twongera tubona na re muri positions eshatu, root na inversion ya mbere na inversion ya kabiri. Turacyakomeje rero tugiye kureba inversion zo muri mi ndetse na fa, sibyo? Muri mi ndetse na fa. Nizere ko mwiteguye ahantu mukurikirana amasomo neza kuri YouTube, nizere ko mundeba neza kandi mu buryo bworoshye. Rero nshuti z'Imana, ngira ngo turakataje kandi turakomeje, sibyo? Ni mi, okay, ayo nama bya tekinike byinshi nyamabwira nyine byihuta, rero tuzabigeraho muhumure. Mi, root yo murasanzwe muyizi ariyo i mu cyongereza, ntabwo nirirwa yinyuramo, byo murayizi. Tugiye kureba noneho position yo ya kabiri ariyo inversion ya mbere yayo, sibyo? Mi, root, inversion yayo ya mbere. Muri make ihereye kuri fret ya kane, ukanda urutoki rwa mbere rukanda kuri fret ya kane, rugakanda umurya wa mbere n'uwa gatatu, ariko urabona ko n'uwa kabiri wikandiramo ko ubikanze ko ari itatu yegeranye, ariko urwa kabiri rukaza rugahita rukanda kuri fret ya gatanu ku murya wa kabiri, sibyo? Urutoki rwa gatatu rukaza rugakanda ku murya wa kane kuri fret ya gatandatu, sibyo? Urutoki rwa kane ariko gahera rukaza rugakanda kuri fret ya karindwi ku murya wa gatanu. Iyo ni position ya kabiri ya mi, ariko kandi bayita version yayo ya mbere, version ya mbere, sibyo? Version yayo ya mbere tukabonye ko ingiyi ari position ya mbere ariko bayita root. Hanyuma iyi ikaba inversion yayo ya mbere. Tugiye kureba noneho iya kangahe, iya kabiri. Murabona nkaha nunko wakanda si, ahangaha ngira ngo twarayize, ushobora kuyikoresha gutya, hari abandi bayikanda gutya kugira ngo banakara ko kabashe kuvuga ako, abandi ushobora kanda nk'akavuga byose, cyangwa se hari n'abagira gutya kakavuga nabyo, biterwa n'ibikorohera, ariko abenshi bayikanda gutya cyangwa gutya, biterwa n'amahitamo ya uraza gukora. So muri macyangaha 1 2 3 4 5 6 7, guhera kuri karindwi kuri fret ya karindwi, sibyo? Urutoki rwawe rwa mbere rugakanda guhera ku murya wa gatanu hejuru rukamanura hasi, sibyo? Hanyuma urumva hanga icyo tuba dushaka ni uyu murya wa gatanu wa hano tukandi hano ndetse n'uwa mbere, akenshi nicyo tuba dushaka. Iyi ndi hagati bayapfiriye ahangaha tuba tugiye gukandira urundi. So urutoki rwa kangahe, rwa gatatu rukaza kuri fret ya 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, sibyo?
ya 9 sibyo, ku buryo ukanda nka position ya C. Uru rugakanda ruhere ku murya wa 4, wa 3 n'uwa 2. Ushobora gukanisha no wa mbere ukavuga, ariko ibyiza nuko wasigaza udakoresha systeme, wakoresha iyizi ntoki, urutoki rwa 2 kuri fret ya 9 sibyo, wayibonye kuri fret ya 9, urwa 3 kuri fret ya 9 ku murya wa 3, urwa 4 kuri fret n'ubundi ya 9 ku murya wa 2. Uru rugo rukirambika hanga rwose sibyo, nayo ni position, nayo ushobora gukoresha nta kibazo. Ukoresha iyi byose ni kimwe nta kibazo. Iyi ni position, ni inversion yayo kangahe ya 2. Twabonye iya 2, iyo ni ya mbere, iyo ni root yayo sibyo. Kwa turi kuri ki, kuri mi. Tugiye kora rero fa bare sibyo, cyangwa se gutya. Ubona ko igikumwe gisimbuye hara hejuru gutya, cyangwa se gutya. Byose biterwa nuko yifashe. Impamvu nari kuzicamo root zo murazizi, twarazize. Okay, sibyo. Ni position imeze itya, ni ya mbere ya fa sibyo, 1 2 3 4 then 5. Ahangaho urutoki rwa mbere rukanda kuri fret ya 5, rugakanda umurya wa mbere n'uwa 2 n'uwa 3. Urutoki rwa 2 rukaza kuri fret ya 6 ku murya wa 2. Urutoki rwa 3 rukaza kuri murya wa kangahe wa 3 kuri fret ya 7. Urutoki rwa 4 ariko gahera rukaza kuri fret ya 8 ku murya wa 5 sibyo. Iyo ni position ya fa ya 2, ya fa position ya 2, ariko ubwo ni inversion yayo ya mbere. Inversion ya fa ya mbere twavuze ko ingi ari iyo bita root sibyo, ari iyi iyo ni ya 2. So harabayikanda gutya, bakazana urunguru rukazamuka hejuru, ariko ibyiza ni ibi ngibi sibyo. Noneho tugiye kureba inversion ya 2, ariyo position ya fa ya 3 sibyo. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So urutoki rero ururubona rwa mbere rukanda kuri fret ya 10 guhera ku murya wa 4 wa 3 wa 2 sibyo. Agahera urutoki rwa 3 nguru rukaza rugakanda kuri fret ya 12 ku murya wa 5 hejuru. Hanyuma agahera ukakaza kagakanda kuri fret ya 13. Urayibona ku murya wa mbere, dore ngibi sibyo. Muri make mu gucuranga kwera kuri 5 ku murya 5 sibyo. Wayibonye position niyo ngiyo. Okay, position inversion ya mbere. Iyi ni inversion ya kangahe? Iyi ni inversion iyi ni root sibyo. Turi muri fa. Nizere ko mugenda mwandika gake gake uko amanota agenda akorana. Aya masomo nshuti zanjye muyige neza, na amasomo akomeye cyane, kuko mu minsi iri imbere tuzaba tunyuramo neza uburyo umuntu ashobora kwiruka muri aya manota kandi acuranga mashe ye neza ku murongo. Ubwo nimwenda bafasha kugira ngo muzamuke kuri level zanyu mu micurangire, mudahora muri amanota ya open ahanga gusa, ahubwo mube abantu b'abahanga muzamukana mashe
yose. Umutima wanjye mubyibuka ko ubakunda kandi ubishimiye. Nshimira abanyeshuri bose bakomeje kwiga baza hano mu ishuri, n'abiga online apana kuri YouTube gusa, ahubwo abo twigisha ku giti cyabo gusa nkamukurikirana ku giti cye. Ni njyewe okay, mfite n'abandi barimu bandi, ariko akenshi online abanyeshuri njyewe ukunda kubitaho cyane. Bivuze iki rero? Biga kuri WhatsApp bagafata amasomo 2 mu cyumweru, urumva na amasomo 8 mu kwezi. Uzi ko byonyine ajya kurangiza amasomo 8, uzi ahantu bari, uzi level abafite, abayiga neza cyane. N'abazano mu ishuri ngira ngo murabizi, ntago nirwa njya kubivuga. Nizere ko muza hanyuma mugahita mubona inzozi zanyu. Kubera iki? Kubera ngira ngo niba ari imyigishirize, niba ari ibiki simbizi Imana, ariko icyo nzi cyo nuko munezerwa kandi uko munezerewe, sibyo? Nizere ko mwishimye. Rero Imana ibagirire neza, nakagaruka.